nataka hii nguo yake ya juu. Unataka mwenda? Mwenda. Au kuremo? Atoe tu aweke hapa. Ngovanamo mwendo hii. Kuremo mwenda. Madarina nde mukaberwa. Aha, uremera kunyitaba cyangwa ntuza? Uraje. Ukore vuba. Aho dusanga ni aho dusanga rero ijya kuri urwo rutaro nkoherereje kano kanyu gahita unyitaba rurahakugeza. Urahagera wagera ku irembo nk'umushitsi turakwakira waramuroze ngwino rero kano kanya tukubona hangaha niko n'ibirenge se yabaye nkada reko muceto ujute icara apfukamaho ngaho epfukamaho ntuyegere ibirozi ufite byarakumugaje bikuvamo bijya mu bandi ariko imbaraga zishika ikibi ngo kiza kinyegere vuba ni bano. Asante sana kwa kusaidia. Abantu bansayidira bafite imbaraga bakamfasha rwose. Uriya mukecuru warusanzwe umuzi uriya mukecuru? Nari muzi namubonaga n'umuturanyi tunamwisanzuraho ntabwo nari nzi ko ari wakora ibi no mu bantu badufashaga yararimo. Yajyaga gufasha se nk'ibiki? Ahubwo umenya yabyongeraga. Majina lake ambayo ameandika. Amazina yeye walimo yandika. Alafu nikaweka dawa ikawaka moto ikaonekana mwanamke ameloga. Naonekana kama ni ule mwanamke tu ambao ndio amemloga. Muriuri? Yaani hakuna sio moto. Sio moto, ile ni dawa tu lakini imetoka kwa sababu amelogwa. Tumeonyesha kwamba ule mwanamke ndio kama dukurikirana muri mu bice bitandukanye mu migabane itandukanye y'isi dutuye ari mu gitondo cyangwa ku mugoroba bitewe n'ahantu ubuherereye. Tugaruka rero mu nkuru zitandukanye nko maze imisi mu bikurikirana kuri no televiziyo yanyu ya RIS dukora inkuru z'ubuvugizi ku bantu bafite ubabare runaka bafite ibibazo runaka kugira ngo uyu munsi niba umeze neza uje kumenya ko ejo n'ejo bundi ibintu bihinduka ubuzima bugahinduka kugira ngo nubona hari icyo wafasha uwo muntu ubona ubabaye uze kuba wamufasha. Niyo mpamvu rero twajya dutembera dushaka abo bantu nyine muri izo nkuru tuba tugomba kubagezaho umunsi ku munsi nkuko maze imisi munabikurikirana bazobabona n'abandi bantu batandukanye bagenda baca kuri no channel. Uyu munsi hari umuryango twasuye ufite ibibazo runaka uraza kuba bisobanukirwa mu kiganiro muri rusange. Turi kumwe n'umukobwa Ariya turaza gutangira tukubwira wibwire abadukurikiranye. Umeze neza? Meze neza. Watangira ubwira abadukurikiranye uri amahari muri kamera? Nitwa Twibaze Solange. Solange. Solange urongera ijwi? Nitwa Solange. Witwa Solange. Turi kumwe kandi hano n'umujene. Umeze neza nawe? Meze neza. Witwa ngwiki? Witwa ngwiki wowe? Nakirutimana Madudu. Ufite imyaka ingahe? 40. Hanyuma Nakirutimana Madudu mupfana iki? Ni musaza wanjye. Musaza wawe afite icyo kibazo? Afite ikibazo cy'uburwayi tutazi ubwaribwo. N'uburwayi amarangiye kingana cyose? Umaranye nk'imyaka 2 n'igice. Imyaka 2 n'igice arwaye. Mwamujyanye kwa muganga se mwumva arwaye iki afite icyo kibazo? Twamujyanye kwa muganga ahantu henshi hatandukanye ariko twabuze indwara. Nabuze indwara. Uba wumva umeze gute wowe? Numva mu buzima nta kigenda. Numva bega nta kigenda. Ya ubuzima busanzwe bw'ubaho ute? Ubuzima busanzwe nyine nuko niberaho. Nuko nguko nyine nuko ubona bwije nkabona bukeye. Ubwije bugacya nta kindi bwo no gushimira Imana nkicecekera. Ufite imyaka ingahe? 40. Ufite nk'ibiro bingahe? Ufite ibiro bingahe? Ntabwo narenza nka 35. Ubwo duheruka kwa muganga yari afite ibiro 29. 29. None se kubaho muri ubwo buzima ubushobozi bwo kujya kumuvuza urumva abantu bose batandukanye byari byose bamukeneye amafaranga n'ibiki byo ntago bagora? Byaratugoye cyane. Abaturage bakagenda badufasha aho dusenga ariko nyine
ihangane. bigeze aho nyine biratugora tumwicaza aha ngaha ihangane. tugurisha n'ubutaka ariko hari umuntu bari baturangiye ihangane. umenya umunsi yari ari buze ahubwo nababonye ngira ngo ni mwe ntabwo nari nzi ko mwari abanyamakuru. ubu se ni wowe n'uyu ni ababyeyi mugira bimeze gute? ababyeyi barahari ariko muri aka kanya ntabwo turi kumwe. ntabwo muri kumwe. ubwo ubuti mwagurisha isambu muramuvuza mwamuvuje he na hehe? mu bitaro nyine kwa muganga mu baganga ba kizungu babura indwara. ntabwo mugize mumujyana mu binyarwanda se? mu binyarwanda twaramujyanye ariko biranga bakagenda babura indwara naho ariko hari uwo dutegereje. niyo mpamvu nababonye numva ngira ngo ndasubijwe. mwavuganaga ariko mutabazi? ntabwo ni umuntu wamuturangiye ariko turamutegereje. ntabwo ari twebwe rero twari twaje gukora inkuru ubwo wenda wategereza wenda n'ubutaha wenda ushobora kuzababona ariko umuntu yakibaza nyine ubwo burwayi bumaze imyaka yose n'ubushobozi buba bwarahagendekeye. ubusanzwe bukora iki? ubusanzwe nkora akazi kose mbashije guhura nako. umurwayi wowe se mu busanzwe uba wibereye mu rugo gusa nta bundi buzima ugira? nta handi natemberera nibereye mu rugo paka bwije kakwira nk'iryamira. ubwo buzima bwawe wiberaho? ubwo buzima wiberaho? nyine urabona ubwo ubashije kugira icyo aturusha aradufasha. abantu batandukanye ubonye igikoma ubonye ibiryo akadufasha nyine. uri uba yumva se gute wowe bumva ubabara hehe? wowe bumva ubabara hehe wowe? ni ukuvuga ngo iki gice cyose nta kiribure hari igihe kigera iyo ndi ku zuba hakibana nahaguruka nakandagira nkumva habaye beto nakwirya inzara nkumva simbabara. ukumva ni nk'ikinya? nkumva ni ikinya ku buryo nkandagira nkumva reka da nkabanza ngahagarara nkumva ikinya kiragabanutse nkabona gutambuka gatonekara ariko nyine nkumva ikinya byibura cyagabanutse. sibe mu gihe kingana iki cyangwa mu yaye masaha? ibyo ngibyo biza ryari? bizi iyo nicaye umwanya munini cyane cyane hari igihe mba numva ntameze neza no mu buzima nkaba niyicariye ku kazuba nkaba nagira gutya ngashiduka nanasinziriye nakanguka nimba ari ukubera akazuba nakwegura akaguru wapi nkumva karapima nka tone. ubwo rero ngasa nk'uweguka nkicara gasa nk'ukanyeganyeza hashira umwanya nkumva ikinya gishizemo nkabona guhaguruka ngatambuka. kimwe nuko mpaguruka nahaguruka nkabura imbaraga nkongera ngasubira hasi nkagumya nkicara paka mbonye imbaraga ngafata imbago nkaba ariyo nzamukiraho. ubuzima bujyanye no kurya se no kunywa? kurya no kunywa sinjya nkunda kubishobora. ikintu nk'ubu ngubu kintunze cyo koze gipfa kongera mu mubiri nkumva nta kibazo ni amata iyo nyabonye mba numva ari nta kibazo. ubundi ubwo ni umuceri n'agasosi kandi ibintu byarahenze sinapfa kubibona. umurwaza kubana n'umusore umeze gutya ntibikuvuna cyane? urumva wenda kumukarabya kumutekera imirimo yose ni wowe biba bireba ntibikuvuna cyane se? ubwo biramvuna ariko nanone ntabwo nabyinubira kuko ari musaza wanjye. gusa mba nizeye ko tuzabona umuntu umuvura agakira. wumva ufite ibyiringiro? ubushobozi si uko bumva nyine ubuteganya ntabwo aho hantu wagiye ujya kose bajya bagutwara amafaranga bakamuvura ntanakire ubwo uba ugifite ibyiringiro cy'uko aranda azajya bagakira? baradutwaye menshi ahantu hose baturya amafaranga bakabura n'indwara ariko bazakira. abantu wenda bazadufasha wenda bazagumya badufashe cyangwa tuzagerageza. iyo umurebye se ayo watubwiye ko witwa ngo cyane? nta kirita imana Madodo. iyo urebye Madodo ukareba ukuntu ameze wenda ukareba no muri sosiyete mu buzima busanzwe hari igihe nyine usanga umuntu nk'uyu nguyu yarwaye gutya
na sosiyete hari ukundi kuntu mufata ukabona nk'abaturanyi hari ukundi kuntu bamufata wowe umurebye ni ibiki bidasanzwe umubonaho cyangwa se muri sosiyete rusange abaturanyi bamufata gute ukuntu ameze ntabwo yakicara mu bantu benshi kuko ntabwo bamwishimira kubera uko ubona umeze uku wenda urabona uburwayi bwaramurenze kari akaguru ke kajya kagera kakazana n'umwuka mubi ubwo rero urumva ntiyajya mu bantu benshi tuba turi kumwe ariko nyine n'ababashije kugeramo ntabwo bamwakira neza barama bamwinuba n'abamwihanganisha muri sosiyete se ho ntabwo baguca intege akaba turiya muntu imyaka yose arwaye wumva atazapfa ntabwo byabura abantu baguca intege bo ntibabura bakubwira se ubundi amafaranga maje kumutaho murabona azakira wamuretse yaba ari upfa agapfa cyangwa yaba urukira agakira ariko ntabwo wacika intege ku muntu wawe uragumya ukagerageza none se abantu nyine bumva ko nyine bumva ni wowe ufite inshingano zo kumwitaho kumuvuza kumwitaho nyine ubwo buzima busanzwe bwa buri munsi umuntu akibaza ababyeyi bawe uko umuntu yagira ngo nyine basa n'abaguteranye ababyeyi impamvu ntabwo navuga ko banereranye ntabwo batageze kuko iyo yikuye wenda kuba yagira ukuntu abona amafaranga akamfasha ahubwo barakuze nabo ni bakuru barakuze nyine ntacyo bashoboye gukora ntabwo ari umuntu wagenda ngo akorere 2 ngo akorere icyo gihumbi none se iyo wirebye hari igihe umuntu aba mu buzima bubi akumva rimwe na rimwe ariyanze akumva arashaka no gupfa nta gihe cyageze ukumva uravuga uti ubuzima ahubwo mbayemo ko munabura utwa n'uwapfuye ntabwo bijya gukunda ko nshobokera ngo niyange ndavuga nti n'ubundi by'isi niko bimera kubera ko hari igihe ntambuka mu muhanda nkabona n'abandi bameze nabi nkanjye ba baganga twakubwiraga baraje wari ubazi se oya ni uko wamuturangiye mbona bari kumwe okay uraho neza amakuru yanyu uraho neza yego umeze mute sawa ni sawa nibwo bari bategereje se birashoboka kuba yaba ari twe bitwa mu cyuho nitwa Kizimana Lazaro abagabo muri kumwe abagabo ni bagenzi banjye dukorana nabo bakwivuga barahari Salama msaza. amakuru yawe Barika Mzuri. nasemaje Safi tu. naitwaje Naitwa Lucas. habari mimi Salama kabisa. Jina langu ni Baraka. jina lako ni Baraka. kuna watavuga ntabwo bavuga ikinyarwanda nabo dukorana n'abatanzania n'abatanzania nawe niho uvuye kuri nagafuka oyange ndi umunyarwanda ese mukorana gute kandi bo bataba mu Rwanda hari ibibazo umuntu yumva biremereye noneho wajya gukora ukitwaza abagenzi bawe bitewe n'uko hashobora kuvuka imbaraga ko bisaba imbaraga z'ikibazo huye nacyo mu gihe ugezeyo wagera wasanga bisaba imbaraga ukitabaza babandi muri kumwe uzimukorana cyo bikurenze ubwo bitabaza abantu bakora iyo bindenze nitabaza aba ni ukuvuga ngo nge mfite kureba ibibazo ko bimeze namara kubibona nabona hari izindi mbaraga zindenze nkitabaza babandi akabona n'undi bajya bavuga ko amasayi ngo ari abarozi mwana ntabwo ari abarozi ntabwo ari abarozi ahubwo ni abantu badufasha kureba kure uyu muntu ikibazo cye barakikubwiye uje ukizi bakimbwiwe ariko ntabwo ari nakamubonye akagafuka suzanye ko karimo akanako ndarambikaho imiti kuko ntabwo wavuga ko wenda ahantu hose urahasanga ameza akanako ndarambikaho imiti ngaho gerageza turebe ko umuvandimwe yava baravuje byaranze ibyo yose nibaza ntacyo muri turagerageza rwose ntabwo turi imana ariko nayo ubwayo iradufasha abagabo se urabasemurira ko twebwe bavuga tutabyumva mfite umusemuzi ariko muri make bumvaho gake ariko mfite umusemuzi urajya babwira uburwayi mbonye bungiye kwitegura ndebe uburwayi bw'uyu muntu witwarya ngo iki nitwa Kizimana Lazaro uturutse wowe nturutse Gatuna nturutse Gatuna ya Byumba usanzwe uri umupfumu se ntabwo ndi umupfumu ndi umuvuzi ese biba bitandukanye ibyo bintu biba bitandukanye wana kwica umuntu ariko
oya namukiza ntabwo namwica Yanje kani yo gutere ngo yicareho. kariya kangwa neza izi ntebe za kizungu Bya Lazaro ko byifashe. Lazaro yo. Sasa mbona mnataka hii nguo ya juu? Unataka nini? Hii nguo ya juu. Shaka umwende ngo oya Mwezi ya mikoro. ongea mnano. Nataka hii nguo yake ya juu. Urashaka uyu mwenda? Mwenda. Au kuremo? Atoe tu aweke hapa. Ngovanamo umwende hivi. Kuremo uwo mwenda. Kama kuna nguo nyingine ndani unaweza kaleta. Ati harimo n'undi mwenda imbere nawe yawuza. Sasa mtu ako hivi. Maya. Nirashije jamani. Bane yarashize. Uzima. Ubuzima ntabwo buba bworoshye kabisa. Yabigora. Raza. Mo kunkangamo. witwa nde Ntakirutimana Madudu. Ntakirutimana Marido Madudu. Madudu. Elera ngone. Kari mu mufuka w'inyama. Mu gafuka k'inyama. Murabura ibikira Lazaro we. ndacyareba imiti reka nyitunganye Abantu ngo baravuje byaranze namwe nimugerageze turebe. njye byari biri bwanjye ntabwo naza Kandi witabaje abandi. none nta mbaraga z'umwe Takavuna wa mugabo. Ngofero. Haji kiruga. Unaga Kiswahili. Nze weka hapo chini. Weka hapo chini. sawa witwa nde Twagira Yezu. twagira Yezu Cira twagira Yezu ibyawe byose nkabibona uburwayi bwawe bwaba ari uburajya kwa muganga ukajyayo bwaba ari ubwo ndi buvure nkabuvura ugakira yaba ari uwakuruza akagaragara ahangaha ntabwo nzaha nzongera kuhagaruka ongera ucira yes urakoze cyane witwa twagira Yezu Ntakirutimana Madudu. Ntakirutimana Madudu Kwenwa umuntu ko yashizera umugore akaboneka abo umugore wa Muroza akaboneka Umugore se. umugore akaboneka ahangaha akaba umukobwa akaboneka rwose tukamubona ahangaha akananirana akatwitaba kano kanya ajya witwa nde Ntakirutimana Madudu. niba wagusobanije gutya humura ntabwo urababara Uri kuvugiriza se urimo hamagara. bari guhamagara imbaraga ngo turebe ko hari uburwayi bwo mu nda y'abarwayi ariko uyu muntu wamuroza uruhu rw'urutore
amurozo rw'urutoryi urabona ko yashwidutse wese agashira n'amaguru niko ameze. ndakwica niba utagaruka utaje ahangaha. Twenda kukwica uramutse utitabye ahangaha rwose. None urinde we horo uyu muntu. Itonde vuga neza tuzi. Uri Madarina nde Mukaberwa. Uremera kunyitaba cyangwa ntuza? Uraje ukore vuba. Aho dusanga ni aho dusanga rero ijya kuri urwo rutaro nkoherereje kano kanya ugahita unyitaba rurahakugeza. Urahagera ugera ku irembo nk'umushitsi. Turakwakira pe. Urahagurutse n'ibirozi byawe ntabyo urazana ariko uraje ariko uremera ko umurozi ngo waramurozi. Ngwino rero kano kanya tukubona ahangaha niko n'ibirenge se yabaye nka data. Ubusura kandagira nuko ninagira data nakubazaga ngo nta gihonde tugira mu mutwe ukumva urazengereye. Ukumva urazengereye. Nakubajije ko nta maguru afite kandi nkaba ndeba asimbagurika mu bihe bya nijoro abigenza ate mubyifatamo muti? Ntayo afite ariko imbaraga zimukoresha natwe ntabwo tuzizi. Tubona nyine asimbutse cyane asakuza akanuye amaso cyane rwose. Reka tubirebe. Yandi mugahayi yandi ndebarengi yandi sebasazi yandi mugahayi aho komoka hose akanyitaba kano kanya akaba ari mu nzira akabanguka agasanga haryohe twande ntakiruta Imana ahangaha akanyitaba rwose akaza akavuga uburyo yabigenzi. Humura yaje ari mu nzira rwose twamuhereje imodoka yo kumuzana mu kirere akaza akagera ahangaha urumva. None se mu gitondo nta serero uhura nayo ariko kazuba. Kano kanya rero ndi kumwumva yanutse rwose. Yandi yaje reko mukecuru ujute icara apfukama aho ngaho apfukama ntuyegere. Ibirozi ufite byarakumugaje bikuvamo bijya mu bandi. Nanjye menya narimwe yahari ari kuriya naramurenganyije Nyagasani ariko ndasaba imbabazi. Rero ubundi ko nawe ugenda ucumbagirwa ugahinyarika abantu kuriya. Mukecuru urapfuye rero. Urapfuye rero ubu ngubu. Urapfuye tubonye ameze nk'umuntu wasase sitari cyo tubaye turamukurikira twenda tugira ngo yahungabanye ni gutya tuje. Mbese ubu bari mumukurikiye murebe yagiye. Reba n'umukecuru ubonye umukecuru ameze nk'uwasase ntabwo mubonye ko nanyuze hejuru y'ibiti n'insina. Yaraciye ahubwo yaranavunitse yaracitse. Ubu rero ntabwo urapfa mukecuru ariko twemerere nimba ari we wamuroze nimba atari wowe. Ni ngewe wamunyamukiye ariko ndasaba imbabazi. Kandi ubu yari nyogokuru wanyu cyangwa ari shangazi ubwo mbere niba shangazi
koko warabikoze koko yewe niba ari shitani yanshutse nanjye ntabwo mbizi mucyumva ariko ntabyo nkigira ufite inka oya ntanka ngira none ko ndaguca inka kugira ngo ube wasubira iwawe nuba ntayo ufite ko utarasubirayo ntanka ngira rero Bamwisha se nani? watwe ntabwo twica abantu ariko twamugirira nabi kurusha uriya akamererwa nabi kurusha uriya rwose niko yemwe ba amuje mumwiruka inyuma muramugura nyine muramugura nyine nikubita hasi se muramuterura ubaraguye rero murabigenza mute nta mutungo agira se none tuburoza ubugura iki ese wari kugira injangwa kwigurwa inzoka kwigurwa imbwa kwigurwa uburozi ubugura iki komva nta mafaranga ngira ariko nanjye ndetse ubwo wenda mvuge wabihawe na nyoko na isoko runini ngo naba nabusigiye wenda na nyoko na mama wari kugira ku kimwica imwica cyane kugira ntacyo nari kugeraho nabyo byari kumbabaza nyine kugeza ubu ngubu rero twagiye gukira akaba ariwe ugiye kumugara kumurusha uzajya urebana nawe ute oya mungirire imbabazi nta kumugana nanjye nubwo mfite se bukeya nanjye nabuze uwo mbuganisha ujya gusenga se urasenga koko urabona ko umuntu yirwa yica injangwa akanika inzoka ibiremwa by'Imana akabirogesha abantu ariko urabona ko abavuzi natwe turiho ubonye kuntu uje ubonye imisozi ikiraguye uransaba imbabazi zisabe n'uriya wahinaritse kuriya wabonye ko igira imbere ubusaba imbabazi wabonye ko atagiye kurambura akaguru urabona ko utamukoraho utamukoraho rwose aba bagabo urababona bantijiza imbaraga n'abarozi bandi waba utekereza ufite kubabwira ngo imbaraga z'Imana zirahari n'abakozi bayo byanze bikunze ibyo muzakora byose ntabwo byabaho uyu muntu ntiyararenganye ariko se urabikoze nibyo imbaraga ukoresha hose izi mbaraga nkoresha ni iz'ababyeyi ba kamere bakameza miryango abantu bari hanze ubafasha gute abantu bari hanze bari kure yanjye iyo baramutse babonye nomero yanjye nkugize amahirwe akayibona akohereza umurwayi ku hahandi bavuga ku matelefoni manini nkamubona bakambwira ngo urwaye n'uyu muvurira ahangaha nk'uko bireba uyu mukecuru muzanye no kohereza umuti niko muri za Amerika abantu bahora bavura wenda bavura rwose bagakira nabonye ifoto ye yego turashoje ariko rero uyu murwayi bagiye gukira uyu nguyu ahubwo ubu ngubu nimumara nk'iminota nka 30 yari yaje n'imbago ariko arazamuka ari ntayo nta mbago arongera kuzamukana rwose kubera ko uyu mukecuru iyo ntamubona uyu ntabwo arazakira ariko kuva abonetse ubwo ndabona n'abakobwa baje birukanka ngo yasaze nibo turavugana bampigure bampa amafaranga ibyo kumbwira ngo nta mafaranga bafite ntabwo biri mu mukecuru ntabwo asubira dusoza bano bamasayi bari wazanye bo bakoze ikirango abamasayi ikintu bantiza rero ni ijambo ryitwa kwihuta kwihuta ngira imiti ivura nkarebana kure ariko imbaraga zishika ikibi ngo kiza kinyegere vuba ni bano asante sana kwa kusaidia abantu bansayidira bafite imbaraga bakamfasha rwose asante sana kwa kusaidia asante hakuna shida tuko hapa kwa kuwa tunataka muone huyu jamaa na matatizo gani alafu ile manani ile majina lake ambayo ameandika amazina yeye walimo yandika alafu nikaweka dawa ikawaka moto ikaonekana mwanamke ameloga naonekana kama ni ule mwanamke tu ambao ndio amemloga ndio maana imeonyesha kuandika jina lake na matatizo yake na ule mwanamke ndio maana imewaka kama moto lakini sio moto nagaru umuriro yani hakuna sio moto sio moto ile ni dawa tu lakini imetoka kwa sababu
amelogwa. Tumeonyesha kwamba ule mwanamke ndio amemlega. Asante sana. Turasoje. Asante. Mwakoze cyane. Yego. Umukobwa wakoze cyane kandi ukomeze kwihangana. Umurwayi nawe ukomeze kwihangana. Yego. Zaro birangiye yavuye umuntu anatubona n'umukecuru araje. Zirambara gukoresha ziba zivayo ubundi mbere na mbere. Zirambaraga ziva mu bakurambere. Kuko ubuvuzi ntabwo ari twe tubwiha. Kandi ubuvuzi mfite ntabwo ari ubuvuzi bw'ubuhangahangano n'ubwa kamere. N'ubwa kamere n'ubw'indorwa. Wahoze ugirira umuntu nabi cyangwa wakwiba n'itungo rigahita rigaruka. Na n'uyu munsi uramutse wibye ikintu wibeshye ngo urakibye uwo kibye akabanzi ntabwo kirara nzira gihita kigaruka. Ni ukuvuga ngo ababyeyi bacu b'abakurambere by'ubujura ntibari babizi by'uburuzi. Iyo yumvishe ikintu cy'icyaha arababara. Nk'uyu bahinaritse gutya arababara. Noneho rero bikaba byaba ngombwa ko amfasha kuba yandebera uwo murozi kuko ngewe amaso yanjye ni nkayawe ni nkayuyu. Ariko we nukuvuga ngo nimba mutumye ntinyaboneka ndababaye nkapfugama nkatakamba. Afite aho angerera ngewe ntabasha kwigerera. Umaze igihe kingana cy'ubikora rero? Umwaka ni wa 21. Uvura? Mvura. Gakondo? Mvura gakondo. Indwara ukunda guhura nazo ni izihe? Ubu ni indwara twahuraga nazo zakundaga kubara ari nk'aya marozi. Tukongera tugahura n'indwara z'amadayimoni nk'abantu bateza abandi za nyabingi n'ibindi. Ibyo rero tukabihanaguraho tukabatuma gusenga ariko nyine ya nyabingi nayirukanye. Mfite uburyo noneho iby'abarozi nabo hari abagiye basara bakiruka ku misozi, hari abagiye bambara ubusa bakagira bate n'uwari ubufite akabuta. Ubu ngubu nta barozi benshi bagikunze kuboneka ariko nahabonetse tumutahuye ngira ngo ahari nk'uri umusozi atuyeho n'uwari ubufite atari yaroga ari bubuti. Urabahabije rwose. Uvura izihe ndwara n'izihe? Nawe uri muri abandi bavuga ngo tuvura ngo indwara zose. Oya ntabwo wavura zose. Ntabwo wavura zose nk'Imana. Ariko uretse ko ntazirondoro ko ndi mu ndwara nka 200. Uvura? Mvura. Burya kuvura kwa mbere ni ukuba wamenya kuvura impinja na ba nyina. Iyo uzi kuvura impinja na ba nyina hari nk'ibi by'ibyinyo bavuga ngo barabikuza. Burya kubikuza ntabwo ari byo. Umuti ubivura ukuntu. Hari nk'ibintu bita impima n'insogo n'ibindi n'amahumane. Noneho nibi birozi by'ibitegano nk'abantu mbere bakomokaga iriya zamwurire nko ku munsi nakiraga nk'abantu nk'icumi bamwurire mbese uganiyo za Kibungo batumbye amaguru batagikandagira. Ariko bose twarabavuye abandi bakajya bagenda bahura n'ibibazo nk'uku nguku ukamubabarira ariko yamaze kwemera ko yari umuruzi kandi ko atazongera no kuba umuruzi. Okay, aho birasobanutse ariko. Rwose. None se abantu bari hanze tugera tugana no ku musozo. Hari umuntu udukurikiranye ibere za Canada, za Amerika, za Australia akabona nyine ukoze ibintu bidasanzwe ariko avuga ati muganga namugeraho ne. Nk'ubu hari abantu ese hari abantu bo hanze ujya uvura? Hari abantu bakunze kuba bari hari azabonagana ubu babuze uko bangeraho. Bafite nomero zanjye bakunda kuza kunyivuza hano. Hari abantu hanze ujya uvura? Hari abantu bo hanze ujya uvura? Njya mbavura bo muri Kongo, Bunagana, hano unyuze kuri Petite Barriere. Aha ni hafi hano imbeshe. Hano ni hanze. Ariko baba bavuye hanze. Azabonagana tuvuga abantu umuntu uri muri Amerika. Niba nawe uravura uri muri atwe. Oya abantu bo muri Amerika ndabavura. Hari umuntu wo muri Amerika wavuye? Ntabwo ari umwe ntabwo ari babiri. Hariho n'abagwarirayo ziriya ndwara z'inzibyi. Ziriya ndwara z'inzibyi muri Amerika ntibayivura uko bakora kose. Ariko ni ukuvuga ngo imiti yanjye nyoherezayo. Hariho n'ikindi gihugu cya Canada. Muri Canada hari abanyarwanda bariyo bagenda bareba abantu babo b'abazungu bakavuga bati nyamara ibi bintu urwaye hari umuntu w'iwacu ushobora kuba yabivura. Noneho amafaranga bayanyoherereza hariya hitwa. Usanzwe umuzi uriya mukecuru? Nari muzi namubonaga ni umuturanyi
tunamwisanzuraho ntabwo nari nzi ko ariwe wakora ibi no mu bantu badufashaga yararimo yajyaga gufasha se nk'ibiki ahubwo umenya yabyongeraga yangana ariko bari icyizere cy'uko umusaza wari bukire ukurikije uko icyizere ndagifite kandi burya ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka kuba tumubonye icyizere ndagifite ko ari bukire neza batwe twaragiyemo bose ko batari baramutweretse ese umukecuru uvuga uti yareye mu wadufashaga ahubwo ukongera ko ubwo yazaga nuko nabonaga nkabona nyine azanye nk'icyo kiro cy'ibishyimbo hako ntabwo nari nzi ko ariwe watinyuka gukora ibintu nk'ibi nk'umuntu w'umuturanyi nk'umuntu w'umuturanyi uyu muntu ari mu bafasha utekereza ko yabazizaga iki umuntu wabafashaga ukaba ari we usanze ari umurozi utekereza ko yabazizaga iki wenda nk'icyo yamuzizaga yiganye n'umwana we akunda kumurusha ubwenge ndumva aricyo kintu yamuhoraga mukomeze kwihangana turasoje wakoze cyane